Bakunzi bacu tubahaye ikaze nanone. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo twateka akawunga ariko mu buryo kadateza ibibazo amara ndetse n'ubuzima muri rusange. Ubusanzwe kugira ngo akawunga kaboneke bafata ibigori bagakuraho ibihu by'inyuma ndetse hari nkaho bakora amavuta y'ibigori mu mumero wabyo, ubwo uwo mumero nawo ntago burimo. Bityo kawunga ikaba ikennye kuri fibre ndetse na vitamine A bituma itera constipation akenshi kandi ikabarirwa mu byo kurya bituzuye. Rero niyo mpamvu kugira ngo abagakunda cyangwa se abari ko babona nabo babashe kurya indyo yuzuye, dukwiriye kwiga uburyo twagatekamo. Ubundi mu nganda impamvu babikora gutyo hari impamvu nyinshi, ariko muri zimwe nuko iyo batunganyije ifu muri ubwo buryo ibikika igihe kirekire idapfuye. Murabizi namwe iyo ushesheje ibigori byonyine nta kintu ukuyeho, iyo fu ntabwo ishobora kumara iminsi irenze icyumweru ikimeze neza. Ariko akawunga iyo bagatunganyije gutyo kabikwa igihe kirekire bikungura bene inganda ndetse bigatuma katabura no ku isoko. Rero niyo mpamvu bakagenza batyo, ariko umubiri wacu ukabihomberamo. Rero nimuze twige ukuntu twateka akawunga, abakabona abafite ubushobozi bwo kugura akawunga bagakunda, reka twige uburyo twagatekamo kakaba kujuje intungamubiri zose. Kugira ngo tubashe kubona ibyo akawunga kaba katakaje, fibre ndetse n'amavitamine yo mu bwoko butandukanye, turakoresha karoti, poiro ndetse na poivron. Ubishaka washyiramo na seleri, ariko kubera ko hari abadakunda icyo kirungo si itegeko, ibingibi nabyo birahagije. Turashyiramo kandi n'igitunguru cy'umutuku abenshi bamenyereye mu kuryoshya ibyo kurya. Ibi bintu ko tugiye kubikoresha bikize kuri vitamine A, cyane cyane karoti, ndetse izi mboga zose zikize kuri fibre bituma kawunga turi buteke itatera constipation. Kandi rwose ibiryoshye yanahinduye ibara igasa neza ku buryo buteye apeti. Twatangiye. Tugiye gutangira dutunganya izi mboga. Karoti turazisya cyangwa se tuzirape uburyo bukoroheye kugira ngo zize kuba ari ntoya muri kawunga ndetse zinatanga ibara. Izindi mboga nazo turazikata. Niturangiza turabiza amazi yacu cyangwa se turazikata turi kuyabiza nkuko bisanzwe. Uko abasanzwe bateka kawunga niko turi bubikore. Amazi amaze kubira turafata isafuriya dushyiremo amavuta makeya, dukarange za mboga zacu ku rugero. Niturangiza dusukemo amazi, niturangiza dushyiremo ifu, dusonge kawunga nk'ibisanzwe. Uyisonge ku muriro uringaniye kugira ngo idashirira idahiye, kandi wibuke ko ibyiza ari kuyiteka umwanya uhagije kugira ngo ishye. Ndakeka ko abantu basanzwe bateka kawunga cyangwa se basonga kawunga, icyo twongereyeho gusa ni ukuyongerera intungamubiri no kugabanya ibyago kawunga isanzwe iteza nk'amakonstipation ndetse n'indwara z'amara ziterwe n'ibyo iba yatakaje mu ruganda. Ngaho rero igihe uzajya upanga guteka kawunga jya wiyegereza ibi, kandi icyiza cy'uyu mutsima cyangwa cy'iyi kawunga niyo utaba ufite imboga, iyi kawunga yaba iryoshye. Ikintu cyaba kiburaho ni proteine. Ushobora gukaranga udushyimbo ku ruhande cyangwa ugakora agasosi k'ubunyobwa ukaba uri indyo yuzuye. Muzabigerageze kandi muzaryoherwe, biraryoshye pe.